hari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi nk'uko mubizi mu kigo tubakora imisozi icyo gihe hari abantu benshi hari bo mwo mwakwibaza mudaheruka kubona ariko isomye neza witonze ibyo wamubona kuri abaturage akataga kandi rero ntabwo kandi hari abakozi bakoraga hano barabizi ariko hari abantu benshi twabonaga hano muri kiriya kigo nabo bari ku bigo byabo n'icyo cyorezo cyateye igihugu cyacu. Aha rero nyuma y'ibyo byose hariya twakoze urutonde rw'abantu hari abana bigaga hano, ababyeyi, abakristo ba hano ndetse n'abakozi bakoraga muri iki kigo. Ni rwo rutonde hariya tubona hari iki twabashyize hariya rero kugira ngo igihe nikigera tujye tubibuka cyangwa se n'abanyamuryango nibagera kuri uyu musozi bagomba gukora twagifite ababyeyi twagifite abavandimwe barebe bamenye amateka y'igihugu cyacu. Ubwo rero abantu bifuje ko twashyiraho ururabo nk'uko babiteguye dusabe abakora yokora wagirana turakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'Isiyoni we niba ugezweho niba ugezweho niba ugezweho niba ucishwe bugufi kubw'icyubahiro cyayo mwami Imana turagushimye uri umwami wacu kandi uradukunda niwe waturemye kandi waturemye dukunze bishyira muri iyi si mbi ariko wowe ushaka ko isi iba nziza. Turagushima rero kuri Imana kandi byose ari wowe ubigena none turi hano kwibuka ababyeyi, twibuka abana, twibuka abavandimwe kandi mwami dushimira cyane kuri icyubahiro cyawe ariko turimo dusengera imitima yacu itegereje ibiba byarabaye ariko mwami turagusaba rero kugira ngo duhe guhinduka cyane cyane muri iki gihugu cyacu kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba na rimwe kandi habeho kubahana, habeho kubaka igihugu mu bihe biri imbere kugira ngo abana bacu ntibazigere babona ndetse n'ibyo turimo tubaho. Twese rero duha amahoro n'imigisha, amahoro wonyine utanga rutaka umuntu wese yakwibwira, ayo mahoro arinde imitima yacu ko turi hano, ayo mahoro arinde ubwenge bwacu kandi dukomeze kujya kuri Imana yacu, Imana ikiza, Imana igera kure ikamenya agahinda kacu kandi Imana itanga ibyiringiro n'ibyishimo. Twese rero duhereze hamwe turi umutima umwe tureba hamwe kugira ngo twubake u Rwanda rwacu, twubake umurimo w'Imana n'umuryango nyarwanda. Nuko umwanya wose dushigaje turawukweretse kugira ngo ube umwanya w'ibyishimo, umwanya wo gusabana, umwanya w'amahoro n'imigisha. Dusaba byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kukidendezi Anama ofisi ibiri banza ni yanjye secretary harimo sare y'abarimu hirya no kwa dose no kwa kontabule hanyuma aya mashuri mubona umuryango ni library n'ibijyanye n'ikurikiyeho ni computer. Hanyuma muri rusange hano tugira amasekisiyo atanu yiga ibintu bya tekinike, tukagira n'indi imwe ya kontabirite iyo itabarirwa muri tekinike. Rero bango dufitemo ubwubatsi, ubukanishi, amashanyarazi, tukagiramo ikoranabuhanga ribamo amasekisiyo amaterede abiri harimo software development, hakazamo na networking. Hanyuma aha tugeze uyu
murongo mubona kuva hariya kugera aha ni amashuri. Kanyuka marayika w'umwana yamanutse uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye. Aha tugeze rero, aha tugeze ni kuri dorotwari z'abahungu. Mu kidende akujugunye, mu kidende akujugunye, mu kidendezi urahindukira urakira urahindukira urakira urahindukira indwara yawe. Maze umunsi umwe Yesu anyura ku kidendezi ahageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini yari ahamaze imyaka. Ikaze nanone hano tugeze aho abanyeshuri bakorera pratique. Hano inyuma harimo stock y'ibikoresho bya mekanike. Hano ni mu igaraje, ahangaha naho abanyeshuri bakorera pratique zinyuranye. Mwakomeje kumva amazina atandukanye, bamwe bavuga Collège Saint Emmanuel, abandi bavuga Institut Technique. Hari n'irindi zina ryaje nyuma, Hanika Technical Secondary School, ariyo segonderi yacu. Ariko ishuri ryarakuze, ITH na Coast zimaze kujya hamwe nizo zabyaye Institut, nizo zabyaye Hanika Technical Secondary School, ariyo nayo yabyaye kaminuza. Ubu ni ukuvuga ngo ishuri ryarakuze, uko murizi kera ntabwo ariko rikimeze. Mwakomeje kumva bavuga ngo directeur, mwumva bavuga abandi ku ruhande principal, abandi harimo na ba dafu, harimo na ba vice principal. Ishuri ryarakuze riyobowe n'abayobozi benshi cyane. Rero iki gice turimo, usibye ko n'ubundi tugihuriraho ni integrated, iki gice cyo haruguru ni kaminuza. Buriya hariya twari turi tuvuye niho abanyeshuri ba segonderi bigira, ariko iki gice cyo haruguru cyahoze ari ITH niho kaminuza isigaye yigira. Rero dufite ishuri ryiza rimaze gukomera, kandi turi gukora ibishoboka byose kugira ngo rikomere cyane. Ngira ngo hari ibyo mureba hano, ariko hari n'ibindi tugiye kureba hano muri kiriya cyumba. Hano muri kaminuza murakoze, dufite amashami 3. Ubwo segonderi twavuga ko ari pepiniere yacu, kuko amashami ari hano muri kaminuza n'ubundi uri hariya muri segonderi ayazamukiramo bijya gusa. Dufite mechanical engineering na option ya automobile technology, ubwo ni n'ubundi ni ibijyanye n'imodoka. Tukagira civil engineering na option yitwa construction technology, ubwo ikompleta iriya masonry cyangwa se construction area yo muri segonderi. Tukagira na computer engineering na option ya ICT, ubwo abavuye muri software development na networking area muri segonderi nabo bazamuka nta kibazo. Turateganya n'ubundi kongeramo andi mashami. Turateganya ko twashyiraho software development na networking bikazamuka, hanyuma tukongeramo n'amashanyarazi n'ibindi dushobora kuzatekereza bifite akamaro nka manufacturing, nayo dufitemo ibikoresho byajyana nayo. Ariko ubwo kaminuza yatangiye muri 2017, itangira ari advanced diploma cyangwa A1, ariko muri iyi minsi turi mu rugamba rwo gushaka kugira ngo twongere niveau, noneho ize ku rwego rwa A0 cyangwa se Bachelor of Technology. Curriculum zabaye developed, turi kuganira na heke, ubu turi kwitegura visit yayo mu minsi iri imbere kugira ngo izi turebere niba
ibyo bintu bitunganye, usibye ko biratunganye turabyizeye. Twanyura hano rero muri kino cyumba tukareba ibikoresho birimo. Rero ni pano twigiraho ibice by'imodoka. Ni kubona zino modoka ziri kuza ari elegitoronike, ni ubwoko bw'izi ubwo bwoko bwazo. Iyo dufite hano nayo uri kubona ko ari imashini zazo zitora ibintu biremereye. Hari n'indi haruguru zazo zikora amapine, ni kubona ko ibintu rwose ari byiza nta kibazo bifite. Ibishashi tukajya ku iyi pano nanone ya kabiri, turi kubona ko ari control mode, control system zose z'amasensa yose akoreshwa mu modoka. Zino modoka ziri kuza zimwe turi kumva ngo zitwa mu duca, izi nyine bakoresha. Iyi ngiyi yayo zimwe guterura ibintu biremereye, iriya iri aho ruguru ikontorora amabera cyangwa se miruwari z'imodoka. Inyuma yawe hari indi pensage nayo dufasha kugura imodoka cyangwa se ibikoresho muri pensage. Kari hano itero y'ifimbo ntabwo yamuteruye kamujugunye mu kidendezi, kandi nta n'ikinini yigeze amuha. Yesu nta n'urushinge. ikamwongeza ikombesinga icyo twita mbere. Iyo bamaze gukora wenda tude bloke sima, murayizana mukareba ingufu iyo bloke sima ikoze n'ikikora. Mu wa mbere twagera mu wa gatatu bakaguha diplome ugahita kwa makazi. Nubwo twabaye twarindaga yo kujya kurangiza twebwe atuwa igikoresho nta gifite. Narinze njya kurangiza atuwa rwose kugira ngo nzamenye ngo reserve tujya kurangiza tujya gukora ibizami, ubwo twabashije kubona imodoka. Ariko hari n'itandukaniro, gusa siporo wakora no kwamaza ibintu byabo umuntu akamenya abantu nize ibi birahari, nanjye nkaba proud nkabibwira abandi. Ikindi kintu ni ukumenya ko ibintu bari gukora koko bari certifiye, bariyandikishije bari gukora ibintu bijyanye byemewe n'amategeko. Urugaga koko ikigo kirimo, ese nimba kirimo gifite impapuro, kugira ngo n'abantu tubasha kubwira tubabwire dushize amanga. Murakoze. ariko tugasaba abanyeshuri bahari ko twarahize ibikoresho mu mabogisi, abayobozi barasura bakabifungura bakagenda, bamara kugenda bakabifungura. Tugeze mu wa kabiri ntabwo bagiye kurangiza, aha tukavuga twarahekana tuguye cyane, bemera yuko nta bana bafite ubushobozi bwo kwitwigishiriza aho bahari. Ariko guhera mu wa mbere batangiraga ubuzima, uba twagaragazaga yuko abantu bahari ibikoresho bihari, tukaza n'ibitabo n'amasabune. Hanyuma n'umwigisha akaza akayikoresha. Ibyo byo byarahindutse rwose. Nagira icyo mvuga nk'umuntu wabaye hano ntakoze imyaka 18. Hari igihe cya nyuma ya jenoside igihugu cyose cyari gifite ibibazo by'abana, ariko icyo gihe umwepiskopi yakomezaga kudukorera ubuvugizi, hakaza ibyuma biturutse mu Budage biri sofisitike abantu batumva bijyanye n'imihigo yari icyo gihe. Nyuma rero byaje kugera aho icyo twakoraga twajyaga kureba mu mashuri abyigisha, kugira ngo ari nk'igihe twajyaga kurudinga ba Jerome bariya ubuze tukajya kubakura mu yandi mashuri tukabiba bakadutegeka umushahara. Niko twagiye tweguriwa kugeza noneho ubu ngubu dufite abana bashobora kuba baragiye kubyiga n'iyo bigo, kuko harimo kandi abenshi biza ngira ngo nkuriye Jerome uyobora hariya afite masters muri mekaniko automobile, ni umwarimu no kwigisha, ariko ni umwarimu uza gutureninga abanyeshuri hano ku bijyanye n'imodoka, n'abandi rero benshi
ku buryo muri kino gihe na leta ntiyabikwemera kwigisha guparapara nk'uko icyo gihe igihugu cyashinzwe. So ntego yagiye ibaho, ubwo tugashimira ko yadushakiye partenariya n'Abadage, nabo bashaka ko umwana w'ino aha ngaha azagerageza akaba kuri standard ya prime technicien yo mu Budage. Bamara impungenge ku kijyanye na pratique ni uko ubu ngubu turi kwihuta kubera ko byafata umwanya munini, ariko iyo muza kuba mufite nk'umwanya nubwo tutazana abo muri kaminuza mukabibonera ko muri segonderi nibwo mwavuga ko pratique hano koko twayaje. Ni ukuvuga ngo ibikoresho yemwe n'ibitabo, buri igitabo kigaragara ko cyasomye iyo usanga hari amapaje yakozwemo. Ntabwo rero dushobora kubika ibikoresho ngo dushyire mu makarito, abanyeshuri bagomba kubikoresha. Ejo bundi abasenateri badusuye bagiye bitishimiye kubera ko basanze poroje z'abanyeshuri, ugasanga nk'umwana wo mu wa kane ugiye umaze ibihembwe bibiri yateguye poroje agaragaza niba ari uwo mu mashanyarazi, agaragaza uburyo koko ashobora gukemura ikibazo cy'umubyeyi ukurikirana umwana wo muri kuveze, kugira ngo atazaza arwana akora ku gikuta ashaka aho intereferi iri cyangwa ashaka izimya, bikaba ari otomatike ku buryo yinjira amashanyarazi akiyatsa kandi amatara akiyatsa kandi yanasohoka atakimwumva amatara akongera akizima. Murumva ko ari agaporoje keza bigaragaza ko uwo mwana aba yakoze pratique kandi yiga uwa kane. Ubwo rero kugira ngo nagira mu wa gatandatu azaba ageze ku rwego rwiza. No muri mekanike ni uko muri construction tugeze hariya mukabona ukuntu abana bubatse inzu bakayishyiramo amakaro, bakayinsitara, bagashyiramo amatuwarete, bagashyiramo amazi, amayirinwari, byose birimo ibyo muzi n'amarabo. Ni ukuvuga rero abana ba hano bakora pratique. Nicyo kintu twiyemeje kuko niba ibintu biri pratique bigomba kuba pratique, amateori ntabwo muri iki gihe ariyo. Yego nayo agomba kuyamenya ariko akamenya no kuyashyira mu bikorwa. Mu mashuri tekinika mu karere ka Nyanza twe twabaye abantu abahera ibyuma birahetse. Niyo mpamvu gutangiza ishuri ya tekinike ni kwihangiza ishuri. Rero turashima Imana ku bikoresho twabonye, turizera tudashidikanya ko bizagira akamaro u Rwanda rwacu rukagira akamaro. Ubu rero aba ngaba turimo kureba n'abarimu bigisha abana bacu baba abatekinisiye rwose ibyo twifuza, kandi biracyaza mbabwije ukuri ndakeka ko bizagira. Dukomeze gahunda noneho tujye mu rusengero, izindi gahunda zikomereza. ahageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini, yari ahamaze imyaka 38. Aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza, iyo amazi yihindurije singira uwujugunyamo. Yesu aramubwira ati humura humura, ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira. Njye nitwa Ngiruwonsanga Deo, ndi umuyobozi wa Hanika TSS. Nagira ngo natinze nsabe principal kugira ngo twakire ijambo ry'ikaze atwinjiza muri iki gitaramo tugiye gukorera. Murakoze.
arakoze umuyobozi w'iyi gahunda uyu mwanya tugeneye. Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze yacu ya Shyogwe, Nyiricyubahiro Musenyeri watowe, ba nyakubahwa abafatanyabikorwa ba Diyoseze, ba nyakubahwa mwize hano mu ishuri ryacu, mukaba mwatubereye abashyitsi b'imena uyu munsi, ba nyakubahwa bayobozi dukorana hano mu ishuri tuyoborana, ba nyakubahwa abanyeshuri bacu, bana bacu, namwe baturanyi b'ishuri mwifatanyije natwe, twongeye kubasuhuza. Twongeye kubaha ikaze mu rugo rwacu. Mu by'ukuri aka gasozi kahanika keza, abantu bose basigaye bishimira kugeraho, basigaye bifuza kugeraho, katubereye urugo rwiza, aho buri wese wahanyuze yumva atewe ishema no kongera kuhagaruka, kuko usibye namwe mwahize cyangwa muri kuhiga, n'abahakoze bifuza kuhagaruka kubera ko ihanika twese ryaduhaye byinshi. Rero nk'uko twigeze kubibabwira, ishuri rimaze imyaka 40 rikora. Muri aya mashuri twabwiwe mbere uko yagiye ashingwa, uko yagiye azamuka, bikabyara Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Hashize imyaka 40 kuri aka gasozi keza hatangirwa uburezi. Abahize barakuze kandi bavamo abantu bakomeye, bamwe ni muri mwebwe turi kumwe uyu munsi. Nkuko mubizi, byatangiye ari artisanali, ari serayi, ari Collège Saint Emmanuel, nyuma yaho haza Institut Technique de Hanika. Tuza kugira igitekerezo cyo guhuriza amashuri hamwe, aba Hanika Technical Secondary School mu 2012. Ariko hagati aho ngaho mwakoze cyane, kuko hari ikintu mwanyibukije cy'ingenzi. Muri presentation najyaga nkora ahantu hose navuga ko ishuri ryatangiye muri 1986, ariko baje kumbwira ko abahize bwa mbere barimo n'uwahize icyo gihe hari muri 1985. Ubwo imyaka 40 iruzuye. Mwakoze cyane, kuko ubwo nagakosa twajyaga dukora tugiye gukosora. Mu 2012 nibwo amashuri yahujwe, amaze guhuzwa iba Hanika Technical Secondary School. Muri 2015 nibwo nanone abantu bongeye kwicara, bagize igitekerezo cyiza, bahuza ibitekerezo, biyemeza gushinga kaminuza. Kaminuza kuyishinga ntabwo byoroshye, bisaba ingufu nyinshi, bisaba ibikoresho, bisaba za porogaramu, bisaba abahanga bazayigisha. Ibyo byose rero twagize umwanya wo kubikusanya, twegera ubuyobozi bwacu bw'igihugu, minisiteri bishinzwe, hanyuma baza kureba, bashima ko iryo shuri ritangije. Ahangaha nagira ngo mufashe gushimire nyiricyubahiro Musenyeri wacu wa Diyoseze
rwose yakoze akazi katoroshye cyane mu kuduhuza no guhuza ibyo bitekerezo kugira ngo ishuri ritangire. Ntabwo nabura kubasaba nanone ngo dushimire nyiricyubahiro Musenyeri watowe. Ishuri rero ryafunguye imiryango, ubwo ndavuga kaminuza, byitwa Integrated Polytechnic, ko n'aba bana biga muri Hanika TSS muzareba kuri insinya zabo ni Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ni ukuvuga ngo ni ishuri rifite, ni polytechnic ifite amashuri abiri, rimwe ni secondaire, irindi ni kaminuza. Jyewe rero uri imbere yanyu nitwa Birori Gaetan, nari bagiye kubibabwira kuko bamwe ntabwo tuziranye bambonye uyu munsi, ariko hari n'abandi twari tuziranye bahize icyo gihe, kuko ubwo jyewe amateka nzi ni ukuva muri 1995. Rero hari abambere nabo tuzagenda dufatikanya kugira ngo ayo mateka tuyakusanyirize hamwe. Nshimire rero abangiriye icyizere diyoseze hamwe n'abafatanyabikorwa ko bashimye ko nongera nkinjira mu buyobozi. Si ubwa mbere nari ninjiyemo kuko na kaminuza igitangira nabwo nayoboye amasomo. Kuba rero baritegereje bagasanga naza noneho kuyobora ishuri ndi umuyobozi mukuru, nabwo mpora mbibashimira. Mwarakoze ba nyiricyubahiro, mwarakoze. Rero uyu munsi twishimiye ko mwaje kudusura, twishimiye ko mwagize igitekerezo cyiza cyo kugira ngo mwongere mugaruke mu rugo, murebe abahari, mumenyane kandi mukomeze gufatanya mu iterambere ry'ishuri, kuko ntekereza ko ntashidikanya ko n'ubundi muterwa ishema n'ibikorerwa hano, muterwa ishema no kuba mwarize hano, mwakomeza guterwa ishema no kubona hari gutera imbere. Tubahaye ikaze rero, nimwicare mugubwe neza mu rugo, kandi dukomeze dushimire Imana yakomeje kutugirira neza, yakoze gukomeza kuduha umugisha kugira ngo ishuri ryacu rikomeze ritere imbere, kuko mwabibonye ko ibyo mwasize atari byo mwasanze uyu munsi. Twateye imbere kandi turacyakomeza gutera imbere. Twigeze kugira igitekerezo cyo kugira ngo dushyire hamwe abize hano, cyane cyane ko mu bafatanyabikorwa ba diyoseze harimo babiri bizemo muri College Saint Emmanuel. Ubwo twari tukibitekereza, dutekereza uburyo twazabahuriza hamwe, ariko noneho twagize umugisha, mwebwe mfura z'ishuri mufashe iya mbere mutubwiye muti tuzaza kubasura. Turavuga tuti ni umugisha, noneho duhere kuri bariya, hanyuma n'abandi tuzagenda tubazana, dukore gurupe imwe, hanyuma igikorwa kizajya kiba ngarukamwaka. Tukaba rero twishimye cyane ko iyi ni intangiriro, turahera kuri mwebwe, kandi icyanshimisha nuko tugiye guhera noneho kuri ba bandi bo muri 85. Ni byiza cyane rwose. Abana nimumfashe dushimire bakuru babo kuba igikorwa cyabangarukamwaka. Ndifuza ko, ariko tuzakomeza no kubiganiraho, kuba tutahura gusa
ngo tugirane ibiganiro bisanzwe gusa, ahubwo twajya duhuzwa no gutekerereza ishuri. Mwarize, mwabaye bakuru, mufite ibitekerezo bigera kure, twakwicarana tukajya inama, mukajya mutwunganira, mukagira uruhare mu kubaka ishuri, mu guteza imbere ishuri. Twakomeje gutekereza, twakomeje gushyira ibitekerezo hamwe kugira ngo ishuri ryacu ritere imbere. Mwabibonye, mwasanze ishuri rirakeye, mwasanze abana bakeye rwose, nta muntu utaterwa ishema no kubona abana bakeye kuriya. Iyo umuntu abareba gutya, kandi n'abandi bose n'abashyitsi batugana, iyo bahageze baravuga bati iri shuri koko rimaze kuba icyitegererezo. Tukaba rero twaboneraho muri aka kanya gushimira abafatanyabikorwa ba diyoseze, kuko mu nshingano bahawe, mu gufatanya bahawe kuba turi kumwe, hari ikigaragarira amaso ishuri rwose muri iyi minsi mu mutamenya. Ndagira ngo nabo mufashe tubashimire. Ntabwo narangiza ntashimiye abo dukorana tujya inama mu buzima bwa buri munsi. Ni abagore, ni abagabo bafite ibitekerezo byiza, dufatanya kugira ngo ibyo mwabonye byose bigerweho. Ntabwo kubaka disipurine ari ikintu cyoroshye, ntabwo kubaka disipurine ari ikintu cy'umuntu umwe, bisaba ko abantu bose bafatanya. Dufite abanyeshuri benshi, dufite muri segonderi dufite 1366, muri kaminuza dufite 429, nayo iri gukura. Ubwo rero murumva ko dukeneye ibikorwa remezo. Mwadufasha gutekereza byagutse kugira ngo ibyo byose tubigereho. Nongeye rero kubashimira, twongeye kubaha ikaze, twongeye kubabwira ko tubishimiye. Uyu ni umunsi ukomeye, uyu ni umunsi w'amateka, mu mateka ya Hanika, kuba iki gikorwa cyabaye kandi kigiye gukomeza. Nyiricyubahiro Musenyeri wa diyoseze yacu, nyiricyubahiro Musenyeri watowe, banyakubahwa bafatanyabikorwa ba diyoseze, bapasitoro, bashumba bacu turi kumwe, banyakubahwa mwatugendereye uyu munsi, bashyitsi bacu b'Imena, banyakubahwa dukorana mu buzima bwacu bwa buri munsi, barezi dusangiye umurimo, namwe bana bacu. Ndangirije ahangaha umwanya nari nagenewe, mbifuriza umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo no gukomeza kwishimana n'abashyitsi. Murakoze. Twasirimbaga mu gitondo, ndagira ngo usabe Françoise atambuke afate mikoro, n'abandi bose twagendanye mumukurikire. Oh,
Musenyeri watowe namwe banyacyubahiro mwese njyewe nitwara Dukunda Deo ninjye mutoza w'ikorari mureba iki bababwiye ko tumaze imyaka 40 ingahe tugiye kubaririmbira indirimbo yo muri 40 indirimbo nyinshi twaririmbye hano twarahitinze mwabana Atende que se você me mordose e não faz ninguém você viu e não tem o de tono Jesus no me wange ni wange atende que se você me mordose e não faz ninguém você viu e não tem o de tono Ushaka we,
wanene ategeka isi yose n'ibirimo byose nihure kuri imvura iva mu bicu ninawogomoka twese duhumeka Cyubahiro musenyeri wa diyoseze ya Shyogwe, nyiricyubahiro musenyeri watowe wa diyoseze ya Shyogwe, nyakubahwa arikidiyakoni w'ubudiyakoni bwa Hanika, umushumba wa paruwasi ya Hanika, abafatanyabikorwa batandukanye ba diyoseze ya Shyogwe, bwana umuyobozi w'ikigo nabo bafatanyije kuyobora, barezi, banyeshuri, barumuna bacu n'abasaza bacu, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu by'ukuri urugendo rwacu rukubiye mu ijambo rimwe gusa, ni ijambo ryo gushima. Uko mwakunze kubigarukaho ndetse na Presco yabivuze, hari ibice ntari buze kugarukaho nagomba kugarukaho by'amateka kuko yabivuze bihagije, yenda naza kuvuga amateka twerekeye atabashije kuvuga nk'uko yabivuze ko yahageze imyaka nyuma yacu. Mu izina rero ry'abo mpagarariye, bari abanyeshuri icyo gihe bakoresha Saint Manuel de Hanika na Institut Technique de Hanika, twigaga icyo gihe mukaba mwarabihurije hamwe, uyu munsi rikaba ari ishuri rimwe mwahaye izina rya hati. Turagira ngo twongere tubashimire nk'uko nabivuze. Mbere na mbere ndagira ngo dushime Imana kuko nizo ndangagaciro twatojwe. Ndongera gushima cyane ubuyobozi bw'ikigo twagejejeho igitekerezo ko dushaka kuza kugaruka aho twabaye imyaka itari mike ndetse hatugeze abo turi bo, icyifuzo cyacu bakacyakira neza. Ndagira ngo mbibashimire. Ndagira ngo nshimire cyane mbikuye ku mutima ubuyobozi bw'itorero ry'Abangirikani icyo gihe na n'ubu butabemeye gushyiraho amashuri yigenga afatanyije n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ngira ngo mwese uko muteraniye hano kuva muri 85 iyo itorero ry'Abangirikani bataza gushyiraho amashuri yigenga, uyu munsi ngira ngo tuba turi ahandi hatari hano. Mwongere mubashimirire rero. Turabashima kandi ko batagarukiye aho. Niyo mpamvu ndavuze ngo ndagaruka ku mateka bo batavuze, murajya mwumva ari amateka ashekeje. Icyo gihe twe tuhiga muri 85, imwe muri abasirimu, ni ukuri ibintu byarakomeye, ni umugisha mwagize, ariko byose tubikesha ubuyobozi bw'itorero ry'Abangirikani. 85 rero suko umuntu yavuga ngo byagendaga gute, yenda kamwe gashekeje ko dusha z'abahungu n'abakobwa zari zimwe. Bandi basaza bacu abakobwa twabazindukaga tukoga, twari dufite amasaha yo koga, hanyuma n'abasaza bacu nabo bagakurikiraho. Andi mateka rero nagira ngo mvuge Presco atavuze cyangwa umuyobozi wa segonderi atavuze, ni ukuvuga ngo niba ishuri ryari ritangiye muri 85, murabizi ko segonderi yari imyaka 6, twagomba kurangiza muri 91. Bigeze 91 rero uko amategeko yabiteganyaga yari ariho icyo gihe, ishuri ryagomba kuba rifite icyo bita homologation, ni ukuvuga ngo ishuri ryagomba kuba ryemewe kugira ngo na diplome zabo zibe zemewe. Byageze 91 rero, tugeze mu wa 6
ishuri riba ngombwa yuko ritemerwa. Nta kindi twagombaga gukora, twarasibiye dufite amanota, dufite buri kimwe cyose, ariko icyo gihe twumvikana n'ubuyobozi bw'itorero, icyo gihe ryari diyoseze ya Butare, twinjiye ubuntu, ariko ndakeka twaratangaga ayo kurya. Ubwo twarihanganye kuko ni intwaro ikomeye yo kwihangana, ngira ngo mwese bizababera impamba mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Twarihanganye kandi twaranasengaga. Bigeze muri 92 nabwo ntabwo byakunze, nabwo twarongeye turasibira. Ndagira ngo nshime Imana cyane, kuko Imana igikorera ku gihe, nubona ikintu kitakozwe cyangwa kitakunze, Imana ifite gahunda yayo. Byantangaje ukuntu twabiteguye kera urugendo, ariko uyu munsi bikaba aribwo byakunze, ndetse tukaba dusanze uwari sekreteri wari uwa Musenyeri ya Butare icyo gihe nawe ari muri twe. Ni igitangaza gikomeye. Ntabwo twacitse intege rero nk'uko nabibabwiye. 93 isaha yarageze n'umunsi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu 93 tubona diplome. Icyo gihe twabonye diplome turi poromosiyo 3, twihanganye hamwe no gusenga, kandi twari tunezerewe, twari tunishimye. Nubwo iyo myaka 2 yose twayitambutsemo, ukuvuga gusoma umuntu ikintu kiba cya mbere cya kaminuza twe twakirangirije muri segonderi. Tukiri aho rero murumva twarangije 93 kwa gatandatu 94 haba jenoside yakorewe Abatutsi. Twaburiyemo abavandimwe nk'uko twabitangiranye hariya haruguru ku rwibutso, tuburiramo abatwigishaga, tuburiramo inshuti. Ntabwo byari ibihe byoroshye buri wese aho yari ari. Abagira ngo nsabe nyiricyubahiro Musenyeri dufate umunota umwe wo kwibuka abo bavandimwe bacu batandukanye tutakiri kumwe uyu munsi. Tubona bitari by'amagambo gusa, ahubwo hari impano zitandukanye twari twagendeye ubuyobozi bw'ikigo, ndetse n'abandi tuza kuvuga hano mbere y'uko tuza gusoza iri jambo ryacu. Nagira ngo mu mpano twateguye, nagira ngo sabe Abduru ashyikirize imipira yo gukina, twashyikirize diregiteri w'ishuri, twazaniye abanyeshuri. Ubwo rero twazanye umupira wa foot kuri basaza bacu n'umupira wa volley kuri barumuna bacu. Bari bashyikiriza abakozi. Ndagira ngo sabe Christine Murekatete twageneye ikigo ko bayishyikiriza Presco, babanze bayifungure. Anyura ku kidendezi ya buri mwaka garuka ushime. Katwihangane bayifungure. Hari gahunda ya garuka ushime nyuma y'imyaka 40.
murayibona ni igikombe twageneye ubuyobozi bw'ishuri, ariko murabizi yuko uru rugo rwacu ruyoborwa na nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Shyogwe. Nagira ngo anyemerere mu cyubahiro cye amushyikirize iki gikombe cyo kubabwira ngo mwarakoze mu myaka yacu yose twabaye kuri iri shuri. muze hano mwegere hano. Nagira ngo Gabriel ataragenda rero agira icyubahiro Musenyeri akiri hano. Gabriel afite andi mateka yihariye mwe mutazi ariko twe tuzi, ngira ngo mbwire nagira icyubahiro Musenyeri. Uyu mugabo bita Ribera Korora Gabriel niwe utsunze diplome ya 0E kwihanika. Arakoze cyane kandi namwe murakoze. Tukimara kumenya inkuru rero yuko uyu munsi tuzabana na ba nyiricyubahiro ba Musenyeri ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'ugiye kumusimbura, nabo twabashakiye impano nk'urwibutso kandi twabonye n'ubutumire bwabo, ariko turavuga ngo reka tubahe impano z'uyu munsi. Ndagira ngo sabe Anamari azane impano ashyikiriza Musenyeri watowe kuyobora Diyoseze ya Shyogwe. Ndagira ngo n'ubundi deregiteri agumye abafashe. Kuko burya urugendo atangiye we n'umuryango we batamufashije ngo bazabashe gukorera Imana n'ubwo bayikorera bayubahe, ntabwo uru rugendo bazarusoza amahoro. Murakoze. Nagira ngo nongere mbashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye wo kugira ngo twongere twidagadurire kuri ubu butaka bwiza bwa Hanika, kandi nongere gushima Imana kumya kudufasha umunsi ku munsi ubuzima bwacu bwa buri munsi tubamo. Kandi nagira ngo nongere mvuge ku cyifuzo Resiko yavuze yuko bafite gahunda yo kubaka insengero zitandukanye muri Diyoseze ya Butare. Ndagira ngo sabe bagenzi banjye twagendanye ndetse n'abandi tutari kumwe ko twazaba ba mbere gushyigikira ibyo bikorwa bavuze. Ubwo rero nkabagira ngo nsoze ijambo ryanjye nkomeza kubashimira kandi shimira n'ubuyobozi bwite bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda budahwema kutwitaho, ndetse na Perezida w'igihugu cyacu Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kandi nkasoresha ku ijambo nk'uko twabitangije ko Hanika yacu tuyihoza ku mutima. Imana iduhane umugisha. Nagira ngo mwongere mu ntiza amashyi menshi turashimira.
duhaye impano nziza zitandukanye ariko abantu n'ababyeyi mubongere amashyi. Abantu batekereza gutanga impano bakibuka n'umupira w'abana wo gukina ni ikintu gikomeye. Siporo twayigize umuco wagira ngo mwabanje kumenya amateka, ubu ngubu turahiganwa kandi ibikombe turashaka kongera kwisubiza izina twagize no twumva amateka ya Coste, igikombe cyose cyaga gicaracara yaragitwara. Uyu mwaka rero twaratangiye dufite amakipe meza, uyu mwaka ntabwo twaje gutwara ibikombe ariko mu marushanwa y'umuco hano usibye indangagaciro za Kristo ariko nk'abanyarwanda tugira n'umwanya w'itorero tukimakaza indangagaciro zacu z'abanyarwanda. Dufite abana babiri bagiye kwiganwa mu marushanwa y'umuco, umwe yagiye aririmba undi agenda avuga umuvugo, bari hano hanyuma baratsinda ku rwego rw'intara. Ubu duhagarara intara y'Amajyepfo mu muvugo no mu ndirimbo. Tuzajya kurushanwa ku rwego rw'igihugu mu minsi iri imbere ariko dufite icyizere ko n'ibikombe tuzabizana ibyo byombi bibiri kuko aho twahiganirwaga twarabarushaga cyane. Ubwo rero n'ibindi uriya mipira tuzayibyaza umusaruro, muzagaruka tubereka ibikombe twazanye hano kubera uriya mpano muduhaye. Mubongere amashyi cyane. Murakoze. Nagira ngo muri uyu mwanya rero banyakwa abafatanyabikorwa uyu mwanya tubagenera kugira ngo namwe mutubwire ikibari ku mutima. Mwanya n'uwanyu. Murakoze. N'icyubahiro musenyeri wacu wa diyoseze ya Shyogwe, n'icyubahiro musenyeri watowe, banyacyubahiro badufasha kuvuga ubutumwa muri diyoseze yacu ya Shyogwe, abafatanyabikorwa, abayobozi b'ishuri, ababyeyi badusuye muri Garukushime, abarezi, abanyeshuri, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nshimiye uyu mwanya duhawe ariko tuba ku bw'izina rya diyoseze iyo duhaye ububasha cyangwa ubufatanye. Ubu bafatanyabikorwa babaye benshi amaze gutanga impano zinyuranye, nifuza ko nyiricyubahiro Musenyeri mutwemerera nabo bakajya mu bafatanyabikorwa. Mwumvise ijambo abafatanyabikorwa, nagira ngo munyemerere ndisobanuraho gatoya mumenye abo turiho, noneho nkomeze ijambo mpawe mbabwira ubutumwa bw'uyu munsi mwiza, ku munsi w'abashyitsi beza twagize. Abafatanyabikorwa ba diyoseze ni nk'uko namwe mwabaye abafatanyabikorwa nyuma yo kubyemererwa na Musenyeri, ni abafasha diyoseze gukomeza inshingano zo kugira ngo Hanika yacu nyuma y'imyaka 40 ibayeho itazazima cyangwa rwa rubuto rutazanga kumera. Nibo bafatanyabikorwa. Tumaze imyaka 2 twatangiranye na diyoseze mu mwaka wa 2023 2025, dufite intumbero rero y'imyaka izagera mu 2030. Mwumva ko tukiri abafatanyabikorwa na diyoseze beza. Ni bantu kirere abafatanyabikorwa banyemerere bahaguruke. Umwe ni turi batatu. Nawe nyakubahwa yitwa Maître Nduwaye Jean Dodier, umwe mu bafatanyabikorwa. Hari undi utabasha kuza kubw'impamvu yitwa Nitego Hagadi, nanjye Maître Twagirayezu Joseph.
tubumbiye rero mu izina rimwe cyangwa mu muryango umwe wo kugira ngo diyoseze izajya iduhamagara mu izina rimwe ryitwa Nduwayo Nitenguha na Mico, kuko nitwa Twagirayezu Mico Joseph, twitwa N&M Co Limited, akaba ari abafatanyabikorwa ba diyoseze bagizwe n'amazina yacu. Iyo Musenyeri nyiricyubahiro twifuza kutuvugisha cyangwa kutubwira inama cyangwa kutugisha inama n'abafatanyabikorwa, aduhamagara muri iryo zina rya batatu ribumbiyemo rimwe. Bakuru bacu rero kuva mu myaka 40 ishize bahabanje, nk'uko nyakubahwa Principal umukuru w'ishuri yabivuze, natwe turi muri bamwe bahize, harimo uwo Nitenguha dutaje yaharangije 2001, njye narangije 2004, ubu hashize hafi imyaka 21 nanjye ndangije muri iri shuri ry'urwunge rwa Mutagatifu Emmanuel, ariyo yitwaga Coste, ariyo mpamvu nambaye n'umwambaro twambaraga kuri icyo gihe. Amagambo ahinnye twitwaga Coste, ariko ni College Saint Emmanuel Hanika, kugeza muri 2012 niyo nsinyeri iriho, kugeza aho bakoze ihuriro rya AIP mwumvishije. Igihe cyose rero nabaye hano ngewe nahabaye ndi natubaye 2001 kugera 2004, nari umuyobozi uhagarariye abandi banyeshuri. Byaranyokamye rero nongeye no kuba umuyobozi w'abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa bose ni muri iryo bumbiriro, ni njye uhagarariye, ariko tukaba dukora turi umwe nka timu. Nyamara ngo turi abatatu batagatifu, natwe nk'uko turi muri Saint Emmanuel turi trinite, natwe umwe yahari undi aba ahari kandi turuzuzanya. Nyakubahwa nyiricyubahiro Musenyeri, dushimira cyane aba bashyitsi twagize uyu munsi kugira ngo baze kudufasha kwizihiza imyaka 40 ishuri rimaze rivutse cyangwa ribayeho, kandi twaba dufite ko n'intego yo kugira ngo rizakomeze kuba nk'uko mwabyigishije mu ijambo ryiza ry'Imana twumvishije, ndetse n'uko mwabitwifurije ko tugomba guharanira ko Hanika yacu izahoraho, ndetse akaba ari nayo teme cyangwa aba bashyitsi bacu twagize muri Garukushime babyifuje. Mu byifuzo bavuze bifuje ko hari ahajya amagambo meza atazibagirana azatwibutsa imyaka 40. Twizeye mu bufatanye ndetse n'ibyo dusaba nyiricyubahiro Musenyeri byose atajya abitwima ko ari bubitwemerere mu gihe butugezeho impanuro ndetse n'ubutumwa bwiza kuri uyu munsi. Mu ntego zacu z'abafatanyabikorwa, icyo twugambiriye mu kuzamura ishuri rikajya ku rwego rurenze urwo ryari ririho. Musenyeri yigize gusa nk'unoshaho cyangwa nk'utubonja, niko bavuga ko hari ibyiza biri imbere biteganyijwe, ari nayo mpamvu tuvuga ko mu ntumbero y'imyaka dufite imbere kugeza muri 2030, aho ubu ngubu mu myaka 2 dufite ishuri twari dufite muri TSS cyangwa muri segonderi abanyeshuri 800, ubu tubagejeje ku 1400 mu gihe cy'imyaka 2. Naho muri kaminuza twari dufite 280, ubu tugeze kuri 446. Muri ya ntumbero dufite yo kugera muri 2030
tuzaba dufite abanyeshuri 2030. Imyaka tuzaba turimo ni n'abanyeshuri tuzaba dufite cyangwa bakarenga. Mu ntego yacu rero dufite ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Nyakubahwa Diregiteri yabikomojeho, yaba ari mu muco, yaba ari mu burezi, turi abambere. Numvise ko tuzaseruka mu muco, yaba mu muvugo no mu ndirimbo, ko tuzaserukira ishuri cyangwa akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ariko dufite n'ishuri ubu ngubu ryo rya mbere rifite mu karere, turi abambere mu gutsindisha. Ngira ngo Diregiteri yaraza kukahuza amagambo arabivuga, nitwe twabaye abambere mu karere. Numva ko intego dufite si ibyo gusa, nk'uko mwabibonye dufite isuku, disipurine, ndetse turarushaho gukomeza kuyongera dufatanyije n'ubuyobozi n'itorero rya diyoseze yacu ya Shyogwe. Niyo ntumbero rero dufite. Numva twumva kubashimira, dushimira abafatanyabikorwa baje uyu munsi, dushimira abarezi badufasha kurera aba bana, dushimira abana, dushimira abakozi b'Imana badusabira umugisha kugira ngo dukomeze kugera ku ntego n'intumbero twiyemeje, kuko tutari kumwe namwe rwa buto rwazimira. Murakoze cyane, kugira ngo ijambo ryo gushima gusa. Icya mbere ni ugushima Imana iyo yaturinze. Imyaka 40 ni myinshi, ni imyaka inyuzemo byinshi, kubona abantu bakiriho bagitekereza, abantu barerewe bakiri abana bato. Mumfashe guha Imana icyubahiro. Icya kabiri, mureke dushimire umwepiskopi wacu nyiricyubahiro Dr. Karinda Geredi. Kugira ngo inama zose zagiye zitangiza bino bintu biri hano, kuva na mbere muri Serayi Artisanal, yari sekreteri w'umwepiskopi wa diyoseze ya Butare Ndandare. Bivuga ngo muri make ni igitabo cy'amateka yahandika nawe ubwe. Nubwo mwafasha tukamushimira. Imwe mu ntego yagendeyeho kuva yashyikirizwa ubuyobozi ni ubwami bw'abayobozi. Iyo ntego koko yagejeje kwishyira mu bikorwa kugira ngo ishuri rigeze aha ngaha. Njya nibuka Christine we twarakoranaga icyo gihe, twese twari n'animateri n'animatrice muri Katete. Twajyaga duheka abana mu ngobyi tubajyana kwa muganga i Nyanza. Noneho icyo gihe hari ikibazo cy'abaganga, ubwo animateri akicyaye, yaba ari umuhungu animateri akirirwa rero bakabusa bavuje. Noneho abarwaraga ari benshi, ubwo habaga basesi yo gutunda sasa kuri burankari mujyana. Ariko turashima Imana ibyo yakoze. None imodoka zirahari, abana bashobora kwiga. Noneho icyaje kuvamo rero nyuma yo kubona icyo kibazo, abandi nta bwami bw'Imana bwaba kwihanika mu gihe abana n'abaturage baba bajya kwa muganga muri ibyo bibazo. Reka atangiza igitekerezo cyo gutangiza ivuriro. None abana bacu bariza hariya hirya y'urwibutso aho twashyize indabo. Numva twabishimira Imana. Ubundi intego y'itorero ni uko ahari paruwase haba hari ubuzima bwose. Niyo mpamvu ukinjira hariya uhasanga ishuri rihera muri Gardien primaire na 9 years,
abana noneho bagahita bimukira muri segonderi hano, bamara kwimukira muri segonderi hano barangiza bagahita bajya muri kaminuza hariya haruguru. Muri make ni cycle y'ubuzima bw'umuntu washatse kuwukomereza kwihanika ashobora kuwukomezamo. Turashima Imana rero ko mu buyobozi bwe yadufashijemo. Reka mumfashe nanone dushimire aba bene data imyaka 40 agitekereza ahantu yarerewe, ndetse akaba akibuka n'indirimbo yaririmbaga. Iyo yakora byose muyibera amashyi. Ubwo rero ni ukubashimira igitekerezo cyiza nyakubahwa Perezidante uyoboye timu, mwarakoze cyane, mubaye umusemburo mwiza, burya ko kwifura bararifura. Mubimburizi ni abandi bana bose bize hano, bose Imana ibamugisha. Shimira abafatanyabikorwa dufatanya mu buzima bwa buri munsi. Ubundi kuva na kera mu mateka ya Hanika, guhera abana biga muri primaire bitwa utunyange. Utunyange ni abana bashakaga umwana muri smart. Kera muri ko twari dukora za animation, ibintu byose bakoraga mu buryo bwa smart. Ubwo izina ry'utunyange ritangira gutyo, utunyange twa Hanika. Zibikwa ku itariki 23 z'ukwa gatatu muri icyo cyumweru mu episkopi ahita ajya kuvugana nabo uburyo burambye bw'iterambere rya hano hantu. Ubwo rero dushobora dushishiwe dukomeze gusenga ahantu hazaba ari ishuri international, noneho muzajye muza mwakirwa n'abantu mu bihugu bitandukanye. Nyiricyubahiro mu episkopi abana banyu, nagira ngo giyewe cyo nongera gukora no kubitumirira, n'ubundi baragahita yarabikoreye. Bizashimisha cyane kubabona ku itariki 23. Tuzakomeza rero gufatanya, ariko icyiza kirimo nyine umwepiskopi wacu usibye no kuba yari mu bagiye bapanga uburyo Hanika izagenda ikura bitewe n'inshingano yari arimo, ariko yabaye n'umuyobozi wa College Saint Emmanuel. Noneho nanjye ngiye kumusimbura rero nabaye umuyobozi wa Institut Technique de Hanika. Sinzibagirwa ubwo twabonaga hari ikibazo cyari gikomeye, abana barangizaga hano yize nka mekanike cyangwa construction, yajya gushaka aho yiga kaminuza agahinduka ugasanga yagiye kwiga nka contability cyangwa ibindi, kubera ko nta mashuri ya kaminuza twari dufite abanyeshuri bashobora kujyamo y'imyuga ku buryo yakomeza muri domaine ye. Nuko byaratubabaje cyane, aho abana bari batangiye kurangiza yaza nko kugira ikibazo hano ukumva ati jyewe nize contabilité nsigiye bizabihuza gute. Nibwo haje igitekerezo cyo kuvuga ngo dutangire ishuri ry'imyuga rya kaminuza. Ijambo rimwe yatubwiye dutangiye kubona ko bidashoboka, yatubwiye ati yaduhaye igitekerezo cy'umugabo witwa Hitler. Ati nubwo hari ibintu byinshi yakoze, ariko hari n'isomo tugomba kumwigiraho. Iyo yabaga ajyanye ingabo ze kurwana ahantu, yazambutsaga ikiyaga cyangwa uruzi n'ubu bwato, bamara kugera hakurya agahita butwika, kugira ngo ati rero ahangaha tugeze tugomba kuhafata, umwanzi natatwica turagwa muri ariya mazi. Ati rero twatangiye twamaze gutwika ubwato, iyi kaminuza igomba kuba ahangaha. Mwarakoze cyane kuko ubwo nagize amahirwe, kubera ko umwepiskopi agira inshingano nyinshi, barigiye kumugiriza muri komisiyo ishinzwe icyo gikorwa. Bose turabashimira ko noneho za nzozi zabaye ukuri. Nisabiraga rero kugira ngo soze, nisabiraga ubuyobozi bw'ishuri, imfura zatangiye
batubimburiye ariko bisigaye byoroshye ku ikoranabuhanga ni ugushyiraho akarinki buri muntu wese wize hano akagenda yiyuzuzamo tukagakwirakwiza kuko hari poromosiyo zigiye zitandukanye zifite aho uburyo zihura ariko byaba byiza dufite abantu bose bize hano iyo bagize imyaka 40 uba utangiye gutekereza kuri yubile ku buryo yubile izajya kugera dufite abantu bose ku buryo igihe cyose bakenerwa igihe cyose ari cyo bunganirana batwunganira cyose twababona ikindi umuco wahanika ndetse na diyoseze yacu mwabibonye ari pasitore wacu kugira ngo bize nahaguruke ngira ngo icyo gihe tukiriya muri animasiyo yari umunyeshuri wacu none umuyobozi w'ibi byose nyine wa paruwasi Kanani nahaguruke Kanani ni kolege urakoze nyuma yo kwiga hano yabaye umwarimu mwiza wa mati ngira ngo Anne Marie yaramwigishije abantu benshi bari muri timu yarabigishije umuco hari n'umwe rero ntabwo twigisha gusa ariko nyuma yo kwigisha uraza gutanga n'umusanzu wawe amarembo arakinguye mwabonye ko no mu bafatanyabikorwa bacu babiri ni abanyeshuri bacu undi ni umukozi nawe wakoze hano icyo gihe nari animateri muri kose n'abari animateri muri Institut Technique d'Afrique ntawacu ducika rero namwe rero amarembo arakinguye ufite umusanzu yatanga muri abana ba hano rwose umusanzu wakoze n'icyubahiro rero hatanzwe icyifuzo cy'uko uyu munsi uyu twagize waba ngarukamwaka niba umugisha tuzakomereza ubwo rero bategereje kubyumva mu ijambo mugiye kubagezaho umwanya n'uwanyu mwakoze Excellence Bishop elect bareverend mwese muri hano abafatanyabikorwa mwese n'abashinzwe ubuyobozi bw'ishuri ryacu namwe bashyitsi baje uyu munsi turabaramukije turabahobeye muraho neza turashimira Imana kandi no kubw'abana bacu bitonze cyane kandi basa neza namwe ndabahobeye muraho neza numva ko uyu munsi ari umunsi koko wo gushima Imana kuko umuco wo gushima ntabwo ari benshi bajya babikora ariko mwebwe kuba mwaje mukaba ngo turagarutse ahantu twabaye natwe twongere twibutse uburyo twari abana nabonye mubyina mwishima mwongeye kuba abana byashimishije cyane nimwiha cyo tubahamake rwose garugushime ni ingenzi ariko nahoze nibaza impamvu koko murimo gushima kuko abakiri bato ntabwo bashobora kubyumva icyo gihe kugira ngo ubone umwanya wo kwiga ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye byari bikomeye kuko abagiraga amahirwe yo kujya muri segonderi bari make cyane amashuri ya leta yonyine yari make cyane turashima rero abo muri aka karere kose ababyeyi bacu babonye abana bacu bagomba kwiga baricara ntabwo ari ibintu byari byoroshye baravuga ati abana bacu bagomba kwiga
kuko na leta ubwayo ntibishoboye kubera impamvu nyinshi zaba zihari igihe dushaka kuvuga, ariko bashyiraho amashuri ya pirive. Aya mashuri ya pirive yakijije abantu benshi. Aya mashuri ya pirive kuko abantu benshi bajyanaga abana babo muri Kongo, abandi bakajya i Burundi, abadashoboye kwiga kandi ari abahanga cyane bagahera aho ngaho. Ubwo rero nababonye ndabitegereza abana aba bantu koko ni byiza mugashima kuko mufite byinshi mugomba gushima Imana. Ubwo rero imiho yose ndabizi nabyo kwiga muri kondisiyo zidakwiriye kandi mukabyihanganira. Umwana warushye avamo umugabo, sinshidikanya ko kuba mwaraje mukiga hano imyaka yose ndabyumva gutegereza homologasiyo ntibirose nabyibitsemo cyane, kujya kwa minisitiri kujya kwaka homologasiyo ya kosite ntabwo byari byoroshye. Kugenda mutazi kuvuga igikiga neza kikaba ikibazo, ariko mwarihanganye kandi Imana yarabacuze. None muri uko gucura muri icyuma gityaye gishobora kugira akamaro mu gihe gikwiriye, ubu ngubu mukaba mwaje mushima, ngenda byumva cyane. Haleluya! Imana yarakoze rero, mwakoze rwose kuza gushima, nanjye numvise binyuze, ariko ndabizi ko ari mwebwe munyuzwe cyane kongera kugaruka aha ngaha mugakandagiza ibirenge. Amarembo arakinguye rero, mujye muzi igihe cyose. Icyo nabasaba kuri icyo ngicyo ni uko mubaho amasaderi y'ishuri, mugahera ku bana mwabyaye n'abaturanyi n'aho mukora, mugahagararira iri shuri ryacu ryandika. Wavuga nabi handika vuga ngo Hamedi, handika ndayizi neza. Imana izabagirire neza kugira ngo muzabe abasaderi beza. Ndashaka gushimira abapatanazi bacu nabo kuko batugiriye akamaro mu mwanya ukwiriye, badutiza ingufu n'ubwenge kandi turacyafatanije. Ndagira ngo wabere amashyi mugamira. Namaze bibaza guhagarara ahantu nk'ahangaha mu mashuri, ishuri ry'itorero ritandukaniye hehe n'ishuri risanzwe? Iyo uje mu ishuri ry'itorero uhakura iki gitandukanye n'umuntu wize mu ishuri ry'Abisilamu? Iyo uje mu ishuri nk'iri n'izihe ndangagaciro bakura ukagenda zikaguherekeza uri umusore nk'abana nabonye, ukareba n'agakecuru cyangwa asaza, izo ndangagaciro zifite. Niba tudafite izo ndangagaciro twaba twaratanye, kubera ko aha umuntu handitse education, kwiga icyo bivuga no kuvana umuntu ukamuvana ahantu ukamushorera ukamukura mu mwijima ukamujyana ahantu habona. Education icyo bivuga, ariko biragoye cyane kugira ngo uve mu mwijima utaramenye Imana, ntabwo bishoboka. Kwiga rero siyanse ukaminuza muri siyanse ntabwo bihagije na gatoya, utarabonye uburere bumena umutima, ukagira umutima muzima n'ubwonko buzima, byose birajyana. Babyita holistic. Ni ingenzi cyane ko mwohereza abana banyu aha ngaha, ariko mukaba muzi impamvu mwohereje, kandi natwe tukabyitondera cyane. Umwana tukamwigisha nyakubahwa principal na directeur, mugaha umwana siyanse, imibare akayiga, fizika akayiga, igifaransa n'icyongereza byose akabyiga neza, ariko ukamenya ko ibyo bidahagije, yuko umwana agomba kumenya ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu wampaye iyo mpano, bivuga ngo byose biva hehe? Byose biva hehe? Bidasenze biragoye cyane kugira ngo uzave mu muntu.
twabonye abantu benshi baminuje bakagera bakaba dogiteri bakazamuka cyane ariko bagatsindwa n'icyaha kuko icyaha kiba mu mutima. ndagira ngo dusubire kuri izo ndangagaciro zacu, bajya ku bafatanyabikorwa, bajya ku badiregiteri, ku ndangagaciro zacu zo kwiga neza siyanse tukayiga tukayiminuza, ariko abana bacu nabo bagashora imizi mu ijambo ry'Imana. uko mwabonye ababyeyi baririmbira Imana, uko mwabonye ababyeyi bari mu babyina baseka bishimye, aho ngaho izo ndangagaciro zo twifuza kugira ngo umwana wohereje hano azaze hano abyina nkawe, yishima nkawe, kandi izo ndangagaciro ziri imbere zimuherekeze mu kazi hasigara akazi. izo ndangagaciro zimuherekeze yubaka urugo, kuko ingo zacu zirimo zirasenyuka. twifuza ko abakobwa bari hano bazavamo ababyeyi bahekeye u Rwanda, kandi hakavamo ababyeyi bubaka urugo ruzima ruhesha Imana icyubahiro. aba bahungu mwabonye mugomba kuvamo abagabo bubaha Imana, abagabo bubaha igihugu cyacu n'umuco wacyo, mu kubaka ingo nzima, kuko nta rugo nta torero, nta rugo nta gihugu. izo ni indangagaciro tugomba kubaha, kandi Imana izadushoboza. Imana burya ni Imana, ariko burya izina naryo ni izina. izina ry'ahantu ririhariye cyane, ahantu ngo bahita ahanika. niba hari ibyo tugomba gukora rero, tugomba kubikora duhanitse. ntabwo tugomba kujya ku ruhande ngo duce hagati, oya, iyo ntabwo ari hanika. ntabwo tugomba kumanuka, oya, iyo ntabwo ari hanika. ntabwo tugomba guherera ku gice cy'umurizo, iyo ntabwo ari hanika. ahubwo hanika igihe cyose bajya kubaho, tugomba kugira aho tuviza, tugomba kuviza umutwe, kuko Imana irashaka ko tuba umutwe, ntabwo ishaka ko tuba umurizo. Imana izatugirira neza kugira ngo ibyo twifuza bibi, hanika yacu koko itera imbere. bajya kubandagira ngo mbabwire ko kwigisha imyuga ntabwo ari ikintu cyoroshye. umuntu ashatse yakora andi mashuri anthropologie yo gukora kaminuza zigisha uburezi, zigisha imibare, zijyaho gukora ishuri ry'imyuga. nababwiye kare ngo ni ukwihangiza icumu, kuko bishaka ko ushaka ibikoresho, kandi ibikoresho birahenda cyane. bishaka ushaka abarimu bazima, abarimu nabo barahenda cyane. ubwo rero ubwo twagiyemeje mudusengere tugira ngo dushake ibikoresho koko, kandi ibikoresho mwabonye twarabisengeye pe, kugira ngo iri shuri dushobore kurizamura ryejo, kandi aho rigeze turahashimira Imana. Haleluya! turashima Imana kubwo abapatanasi bacu, noneho bavuga n'Abadage cyane cyane dukorana, badukunze. ibyo ni kimwe, kandi barangije baravuga ngo turashaka kubaherekeza koko umwaka ku wundi, kugira ngo iri shuri ryanyu rizabe ishuri ry'intangarugero mu kubaka itorero, mu kubaka imiryango yanyu. ndagira ngo ndangize ashima cyane, ashima bene data baje hano, kugira ngo tubone ubuzima bwiza. nuko twinjiza Yesu mu mutima wacu koko, twarangiza tugakizwa neza. bana banjye buri imbere, mushake Imana, mukizwe neza, byose bizatungana. umwanya wa gatatu ni ugukira, ariko gukira ntibihagije.
kuko hari abakire biyahura ni ugukira neza. ubu ni umwanya muhaye mwese namwe mwajana ntimuzabibagirwe. zabaye umusenyeri yatanze umwanya kuri twe twese n'abana bacu mu murimo unoze, gukizwa neza, gukira ugomba gukira. Haleluya. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Muhaguruke mwese dusenge Imana. uri umwami wacu kandi aradukunda. urukundo rwawe ruraza rukadusaba rukadutwikira kandi tukirengagiza intege nke zacu. turagushima kuko uyu mwanya wose twabaye watunejeje, twishimye, twasetse, twibutse amateka. muri ibyo byose turashima izina ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. muri ibi byose turagushima kuko impano y'ubuzima uduha. muri ibyo byose turagushima kongera kubonana. warakoze. iri shuri ryacu turarikuragije kugira ngo ribe ishuri ry'intangarugero, ribe handika koko, muturinde kuba imirizo, kuko twifuza kuba umutwe igihe cyose. ngaho rero diyoseze wifashe n'abafatanyabikorwa kugira ngo bagere kuri iyo ntego, bafatanye indangagaciro zikwiye zibemo kugira ngo twubake ubwami bwawe aha hantu muri iri shuri, kandi ukomeze kubana natwe. turagushima kuri garuka ushime mwami. aba bashojwe ubaha umugisha, n'ababitekereje batashoboye kuza ubaha umugisha, kandi tuzashima izina ryawe igihe tubikora umwaka ku mwaka, ariko tubona ari benshi. mwami, igihe tuzahura twese dushima izina ryawe, kubwaharika nubwo tuzashima izina ryawe. komeza tugirire neza twese, amahoro n'umugisha abe kuri mwe mwese n'abanyu bose, kuva none kugeza iteka ryose. ubuntu twese, ubuntu, urukundo rw'Imana, urukundo rw'Akabera, abana natwe twese iteka ryose. Amen.